tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Bakristo bavandimwe banjye ndabaramukije kuri uno mugoroba, ni ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 kuwa gatandatu, muri kumwe na mama Christina. Kuri uno mugoroba turazirikana Kizito Mihigo, twahereye ku karimbo ke kugira ngo tujye twibuka n'indirimbo yadusigiye zirimwo ubutumwa bukomeye kandi buzahoraho igihe kirekire. Ndabashimiye rero abanteze amatwi muno mugoroba, ndabashimiye abo turi busangire iri funguro yaduteguriye uyu munsi, dukomeza tuzirikana kuri cya gitabo cye cyo guhoberana n'umwe n'ubwiyunge, tukabaho mu mahoro kandi tukazapfa tunezerewe, ari nta kintu dufite twicuza. Ngiyo titre yahaye igitabo cye, kandi titre nziza cyane yanditse mu mitima yacu, yandikishijemo inyuguti za zahabu. Yego, uyu munsi rero reka dutangire dusenga ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima yo kwemera bagukunde, ohereza Roho wawe byose bibe bishya n'isi isabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesha abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Ndabaramukije cyane rero, nari mbakumbuye, hashize iminsi 4 muri kumwe n'umuvandimwe wanjye Ivona. Nanjye rero nagarutse kugira ngo twongere dutere akabariro kuri rwa rwego turi kugenda tuzamukaho tugana mu nzira y'ubutagatifu. Tubwubaka rero buri munsi. Nakurikiye by'umuvandimwe wacu Ivona yabigishije ubushize, inyigisho ya nyuma iheruka, ndumva yarababwiraga ibyerekeye ibitangaza Imana yakoreye umuryango wa Mutagatifu Kizito Mihigo, ubwo bari bimukiye i Kigali badafite ikibatunga gihagije. Mama wari umwarimukazi, yahembwa amafaranga make cyane, atagatunza abo bana ngo abone nayo kumubeshaho mu mujyi, ariko Kizito akaduha ubuhamya bw'uko Imana ni ukuri yabakoreye ibitangaza bikomeye. Irabamenya, irabatunga, ibabeshaho kandi ibungabunga amagara yabo. Ibyo rero ni ibitangaza bikomeye Imana ikomeje kugenda idukora mu buzima bwacu. My sister Ivona nawe hari aho yaduhaye ubuhamya bw'umuntu wamubereye umumarayika, akamuyobora mu nzira aho bari bamutegeye indege, ari umwana muto cyane atari bushobore no kumenya iyo ajya, ariko Imana ikamuherereza umuntu umugendana, akamumenya, akamushakira icyo kurya, akamushakira harara, akamugumana mu rugendo kugeza igihe azabona undi umusohoreza mu rugo amahoro. Ibyo rero ni inyigisho nziza cyane narayikunze. Muvandimwe wanjye Ivona ubushimirwe. Nibyo nyine urubuga twarukoreye kugira ngo tujye dusangira ubuhamya bwacu, ibyiza Imana yatugiriye, ibyo yakoreye Mutagatifu Kizito Mihigo, inzira yanyuze, mbese ni ugusangira. Uru ni urubuga rwo gusangira, nyine tukinegura, niba hari ibyo twica tukabikosora, niba hari ibyo dukora neza mukajya muduha komenti zanyu zitubwira ziti mukomerezaho cyangwa se muhindura iki, ibintu nk'ibyo. Yego, turi abana b'Imana, nta kibazo bagira mu gukosorana no kugirana inama. Igikaro gikurikiraho uyu munsi kiravuga ngo, Kizito aravuga ati, mvugishije ukuri nakunze kubivuga, ntabwo nishimiye cyane iyi njyana yavuyemo, ariko basi abandi barayikunze. Aravuga injyana yo gukompoza indirimbo ya Hymne National, indirimbo y'igihugu. Ndumva mubika mwavuganye na muvandimwe wanjye Ivona, hari aho yababwiye ko indirimbo y'igihugu bayimazeho igihe kinini
bagerageza kureba amajwi ayibereye bikabatwara igihe kirekire ko Kizito kiri n'umwana yatarahimba ibintu byinshi cyane, ariko bagezeho bayigeraho. Ni indirimbo rero kutubwira nyine nuko tuba dutangiye igika, ubwo biba ngombwa ko tubibutsaho gato ibyari biri inyuma kugira ngo mumenye igikurikira byumvikane kurushaho. Aravuga rero ati abandi bari barayikunze, atari kujya yonjyana ntabwo nayikunze cyane mvugishije ukuri. Ati kutanyurwa kwanjye kwarapfukiranwe, nyine ntabwo kurapfukiranwa, ni ukuvuga ko ntabwo basubiyemo ngo bakore ibyo yari yababwiye. Ikipe y'abantu 12 bayobowe na Dr Joseph Nsengimana bahise bazenguruka igihugu bigisha indirimbo nshya abaturage. Ku itariki ya 31 Ukuboza 2011 ubwo iyi ndirimbo y'igihugu yacurangwaga bwa mbere ku mugaragaro, ninjye ubwanjye wayoboye incurango ya mbere yanditswe iririmbwa kuri radiyo y'igihugu. Murumva rero ko niwe wayicuranze bwa mbere. Ibikorwa byanjye mu guhanga, kwandika no gutangaza no kwigisha indirimbo nshya yubahiriza igihugu mu 2001 byatumye menyekana kandi mba hafi y'ubutegetsi, cyane cyane ku bayobozi bakuru b'igihugu, ari nabo mu 2003 bampaye inkunga ya leta yo kujya kwiga umuziki Burayi. Perezida Kagame azanyemeza nyuma y'imyaka mike mu nama yihariye ko ari we watanze amabwiriza. Niwe watanze amabwiriza kugira ngo ajye kwiga i Burayi. Ku myaka 22 iyi buruse ni ikimenyetso gikomeye kuri njye. Ni amahirwe y'imbaraga zanjye mu buhanzi nakoze ku buntu kuva nkiri umwana nkorera Kiliziya n'igihugu. Ntabwo nshobora gushimira bihagije perezida na guverinoma ye kuba barabinyemereye. N'ayo magambo yatwandikiye muri iki gika dusomye uyu munsi kwa gatandatu. Mbese ikirimo gikomeye, inyigisho irimo numva nabasangiza nahangaha avuga ati ku myaka 22 iki ni ikimenyetso gikomeye kuri njye, n'amashimwe y'imbaraga zanjye mu buhanzi nakoze ku buntu kuva nkiri umwana nkorera igihugu na Kiliziya. Bakristo bavandimwe banjye rero, ikintu twazirikana uyu munsi ni ukwibaza kuva uno mwana ku myaka 22 yari amaze gukora ibintu by'agatangaza nyine byo gukorera Kiliziya no gukorera leta. Ndiheraho rero kujya ku bandi ndavuga nti ndibaza nti ese ngiye ko maze ingi kubye kabiri kanarenzaho kube imyaka 22 kube kabiri urenzeho nindi ntavuze umubare kugira ngo mutahita mumenya uko nshaje ko bingana. Ariko ndimo ndibaza ko we yageze kuri 22 akoze ibikorwa bihambaye, ngiye nkaba nikubye kabiri presque gatatu, nkaba numva ntacyo nari nakorera Kiliziya kigaragara n'igihugu. Twibaze ni kandi ngo yabikoreye ku buntu. Ibi bintu byose yabikoreye ku buntu. Nukuri yabikoreye ku buntu, ntabwo yigeze atangira avuga ko ari business ari gukora. Ibi bintu byose uyu mwana bitangiye yumva ari impano, yumva agomba gusangiza abandi. Isomo rero rimo rikomeye no kuvuga ngo niki kugeza kuri imyaka ngezeho nakoreye Kiliziya mbamo, cyangwa nakoreye leta, cyangwa nakoreye n'umuntu uwo ari we wese, kandi ku buntu ni igiki. Naba narigeze ngira ubuzima bw'undi muntu mpindura kugira ngo nawe mugeze ku yindi ntara atarariho kandi ku buntu. Ese naba narakoreye igihugu cyanjye. Mu cyumweru cyashize ubwo naheruka kubaganirira, nabasabaga ko twese twagerageza kwisuzuma, tukagerageza kuba ingingo za Kiliziya turimo, tukaba ingingo za Kristo, kuko Kiliziya ni umubiri wuzuye, noneho twebwe tukaba ingingo za Kristo. Tugomba gukora umurimo ujyanye n'impano zacu, tukitanga
kandi ku buntu. Urabona rero ko aya masomo tugenda tubona yose arasa, arenda gusa, aratahiriza umugozi umwe, arajyana hamwe, aruzuzanya. Ntasa 100% ariko arenda gusa ariko akuzuzanya. Ni ukuvuga twiga imbabazi, ubuntu, gukunda Imana, gukorera kiliziya, kwerekana ingabire Nyagasani yaguhaye, ntuzipfusha ubusa. Ibi byose biruzuzanya, bikongera bikanisubiramo, kugira ngo noneho tugende dutsindagira, tureba, twisuzuma, kandi tugerageza no gukora umugambi mushya mu buzima bwacu, tugira icyo twiyemeza. Ibyo twishe nta kibazo, ku Mana ahejo hashize ntago ari hireba cyane. Imana ireba uyu munsi. Ese uyu munsi ufite Imana yawe ku mutima? Ese uyu munsi ufite ihe migambi yo kugira ngo ube nka Mutagatifu Kizito Mihigo, utekereze ibikorwa wakorera kiliziya, utekereze ibikorwa wakorera igihugu cyawe cyangwa umuryango wawe cyangwa umuturanyi wawe, kandi ku buntu. Yego, nagaruka rero kuri ya témoignage, bwa buhamya muvandimwe wanjye Yvonne yabahaye ejo, yaduhaye twese ejo, avuga ati umuntu ni ukuri yambereye umumarayika. Ese muvandimwe wanjye, nanjye ubwanjye mbyibaza, kugeza ubu hari umuntu nigeze mbera marayika mu buzima ngo abe yamvuga nk'uko Yvonne yadutekereje, wa mugabo atazi, atigeze amenya n'izina? Hari ikintu waba warakoze ukavuga uti uyu muntu mugiriye neza ko sinshaka ko namenya, sinshaka yuko atazava hanyitura n'ineza namugiriye, ariko ndabikora kugira ngo Nyagasani we wenyine wandemye azaba ari ubimpembera, ariko nereke uyu muntu ko abamarayika hano ku isi babaho kandi bagenda mu bandi bantu nkatwe twese. Kandi umumarayika rero, yego hari igihe Imana iradukunda cyane nk'uko Yvonne yabivuze, yabitubwiye ejo. Ariko Imana imanura umumarayika pe, akaza mu ishusho y'umuntu, akagukorera cyangwa gukorera, akisubirayo ntunamumenye, ukabuza umuntu wakugiriye neza gusa, udashobora no kuzapfa umenye mu buzima bwawe. Ibyo bibaho, mwisuzume mu mibereho yanyu, murasanga hari igihe mwagiriwe neza, na n'ubu ukaba ukivuga uti ariko Mana, uriya muntu wankoreye ibi ninde ko ntamumenye, kandi ko yankoreye byiza nk'umumarayika uturutse mu ijuru. Hari ingero nyinshi cyane, ubwo nanjye ngiye kubaha testimony zaba nyinshi cyane, ariko hari imwe ntazigera nibagirwa, reka nanjye nyibasangize. Kuko Kizito Mihigo uru ni urubuga yadushyiriyeho kugira ngo tuvuge ku buzima bwe, tuvuge no ku buntu Imana yamugiriye, nubwo natwe yatugiriye, nubwo natwe tugomba kwigiraho kugira ngo tuzabugirire bagenzi bacu. Nuko niba badukora ibintu bikadushimisha, tujye dukora no ku buryo nyine ibyo badukoreye byiza bidushimisha, nako tukabyitura abandi, kandi nta kiguzi, ku buntu. Ngiyo inzira y'ubutagatifu ariyo twiyemeje kunyura mu gihe turi gukurikiza uru rugendo rwa Mutagatifu Kizito Mihigo. Story yanjye rero ntabwo iratangaje, ariko iranasekeje. Iyo mbyibutse ndigiye nyine ndaseka, navuga ariko biriya byambayeho gutera, arimo ntekereza iki? Naho inkuru iragira kibara. Umunsi umwe twari dufite inshuti wacu, ni muri Nyaruguru, nari mfite musaza wanjye nakurikiraga, yari yararangije kwiga, arabonye diplome, akaba yarafite umuhungu bari inshuti cyane, barangirije rimwe i Butare aho bari bize ibintu bya electricity. Noneho batangira gufite amadiplome, babanza kuza iwacu bafita diplome ya musaza wanjye. Buracya baravuga bati mu minsi 2 ikurikiyeho tugomba kujya gufeta diplome ya Willy. Umuhungu yitwaga Willy, musaza wanjye yitwaga Jean de Dieu. Willy na Jean de Dieu barakundanaga cyane, ku buryo batumye famille zacu zimenyana, zirakundana, ku buryo rero Jean de Dieu agomba kujyana na Willy wabo bagafeta iyo diplome. Uwo muhungu yari atuye ahantu biti inyuma ya Nyakizu. Abantu ngo mu nyumva muzi ako gace ndi kuvuga ko muri Nyaruguru mwamenya hariho
donc inyuma ya Nyakizu ni umusozi muremure cyane ungana n'Ikirunga wari hirya paruwasi Cyahinda ari nayo yari paruwasi yacu icyo gihe. Twagendaga n'amaguru ni nko mu birometero nka 12 uturutse iwacu aho twari dutuye. Nuko rero umunsi umwe musaza wanjye akaba yaragera ambwira ati ndagiye ariko abandi bakobwa bazaza ku cyumweru badusangeyo kugira ngo tuzakore suwari y'abanyeshuri ko twese twiga mu mashuri makuru. Nuko nakura ubusa ababyeyi barambwira ati nta kibazo uzagende. Aho hantu rero nari narahamenye ari ku manywa ihangu nahagendaga twagendagayo inyuma ya Nyakizu nari narahageze rimwe gusa wabo uwo mwana w'inshuti ya musaza wanjye. Mu mutima wanjye nkibwira ko mpazi, ariko kubera ko twahagiye n'imodoka ntabwo nari nzi ukuntu haba hareshya umuntu aramutse agiye n'amaguru. Ikintu cyagiteye confusion giteye urujijo nuko kugenda mu makoni ya Nyakizu ni menshi cyane kugira ngo rero uri umwana icyo gihe nari mfite imyaka 13 kugira ngo uzamenye ngo hano iri koni rafata iminota 30 irindi 30 ntabwo nari mbizi pe. Kandi rero nahanyuze n'imodoka none ndavuga nti ndahazi ndijyana ndabasangayo oroha nzabyuke rero nkora imirimo nzinga igikapu ndavuga nti ndagiye ariko ngenda ndebera ku zuba. Murabyumva mu giturage nta saha nari nambaye, umuntu wambaraga isaha mu rugo ni papa gusa kandi ntabwo yari ahari yari yagiye. Nta wundi muntu wari ufite isaha kuri uwo musozi nari nuyo, papa niwe wari umusirimu wenyine. Nta maserafone nta igihe twakireberaga ku zuba kava ngo izuba rigeze inyuma ya Nyakizu ngo hari hejuru ya Nyakizu ngo bare saa 6 ngo ryagera hari abare nimugoroba saa 12 ibintu nk'ibyo. Noneho giye nibwiye ko riri nabonaga narirebye na nabi sinanzi no kubyenterpreta neza ibyo bya Kinyarwanda. Narebeye aho ritani izuba rirava ni kareka ngende ndagenda ngeze inyuma ya Nyakizu ngo ubwira kabiri ngira ngo nubwira kabiri mbona ngo ba izuba rirazimira ndari burije buragorobye. Aho hantu narindi ntango zari zihatuye narebaga hirya no hino nkabona umusozi wa Nyakizu gusa n'amashyamba awutuye. Bunyiriraho ndeba gusubira inyuma sanga gusubira inyuma ni kure cyane, ndeba gukomeza imbere sanga ahubwo ni wabo wa mwana ntabwo ndi buhamenye kubera ko nari nahabonye ari ku manywa nzi igiti kiri ku irembo ibintu bya giturage ushaka kuvanguza ahantu ngo kubera ko nguzi igiti cy'umunyinya ngo kimeze gutya ngo imbere y'irembo. None guess what, byari ijoro ntabwo nicyo giti cy'umunyinya nari kukibona kandi nari kure nk'ukwezi, nari kure njiga n'ibirometero sinzi ibyo ari byo, ariko nabonye bunyiriyeho amajira atangiye kuvuga. Ikindi kibabaje cyane cyanteye ubwoba kikatuma ntegeza ko urupfu rungeze imbere nuko hari hashize ukwezi kumwe gusa papa w'uwo mwana wiri yari comptable wa commune Nyakizu bamwiciye muri ayo makoni ya Nyakizu kugira ngo bamwambure amafaranga kuko ngo yari comptable wa commune Nyakizu. Sinzi hano yarajyanye amafaranga afite igifuka kirimo amafaranga amabanda arabimenya araza mutegera mu makoni ya Nyakizu baramwica. Hari hashize igihe gito cyane bakoze levée de day. Nuko rero ntekereje ko papa w'uwo mwana bamwiciye mu makoni ya Nyakizu navuga nti c'est fini ntungeze imbere y'urupfu. Ikintu nakoze nuko numse mfite ubwoba byonyine kureba amashyamba umusozi wa Nyakizu ndashobora no kureba mu mpinga yawo. Ye baba we ndavuga nti Bikira Mariya ugabinema ntabara nta kindi. Nahise mfata ishapure yanjye nagendanaga mu gasakoshi njya ku mavi iruhande rw'igiti ndapfukama ndasenga ndavuga nti ndarara ahangaha n'ishapure yanjye simbuja ndicara aha mpaka bukeye igisimba gishaka kize kindire hano. Nuko ubwo ndicara ndasenga burya rozari ikora ibitangaza abavandimwe ndabibabwira kuko byambayeho inshuro nyinshi cyane mu buzima bwanjye. Ibitangaza bya rozari ntiwabirondora. Natangiye kuvuga ishapure ndakora mu kuzambara zikazinanira nkibaza amasaha ari bushire kugira ngo bike nayo ntayazi kuko ubwo nari mbese nk'uwagira akaguta mu nyanja ntumenye Roside Ronor ntumenye majyepfo n'amajyaruguru ntumenye
ukumva watakaye byarangiye. Nuko ubwo navuze ndakuramutsa Mariya ngomba kuba nageze ku ya 10, numva akamoto gahinda, mbona n'urumuri ruraje, moto ingeze iruhande irahagarara. Ihagaze nubika umutwe ndavuga nti abone babicanyi baraje kunyica birarangiye. Bavandimwe, sinshaka kubabwira ukuntu umutima wanjye wateraga. Nuko ngiye kumva numva umuntu ankoze ku rutugu arambwira ati uraho. Ndakebuka mbona n'umugabo wambaye ingofero casque iriya bambara kuri moto kugira ngo atagwa, mbona yambaye na gloves za gants zo kuri moto. Umugabo ndamubwira nti uraho nawe? Atese ko wicaye? Ndamubwira nti bwanyiriyeho kandi nayo yonge. Atese witwa nde? Ndamubwira nitwa Christine. None se waruturutse? Ndamubwira nti nturutse iwacu ndaha naha ndahavuga. Ababyeyi bawe se bitwa bandi? Ndabamubwira. Ati yewe. Ati none se urashaka kurara ahantu ya? Ndashaka kuba nasubira niburi wacu, ntako naho ndabona kwasubira ntabona ukuntu magena n'amaguru, nahisemo ko nicara bukira bugake. Nuko umugabo arambwira ati yewe, ati none se aho wajyaga nihe? Ni kwandi. Mvuga aho najyaga. Mpavuze arambwira ati yewe, ati aho ugenda hazi jya kuri moto ngutware. Oh my God. Ntabwo ntimushaka kumva ukuntu numvise meze, ntimushobora. Navuze nashaka njyana nyice, ariko aranyica yangiriye impuhwe nibura nkuye iruhande rw'iki giti. Sinzi uwo ari we, nta nubwo natinyuze kumureba mu maso, yaramvugishaga gusa nkamusubiza. Ningiye kwa Sirasi ni nyuma ya Nyakizu, wari Sirasi wari comptable ya commune Nyakizu. Nuko arambwira ati ndahazi cyane rwose, ati jyaho ngutware. Ndaranjyaho, arantwara aranjyana angeza imbere y'umuryango. Noneho mva kuri moto, mvuye kuri moto numva mbese bahanishije mu nzu, umuziki watangiye, ibintu byose bari abajene nyine bahuye biga muri high school bose bashimye bakuru, muziki ivugira ikagera ku muhanda. Nuko mvuye kuri moto ndamubwira nti mbabarira umbwira uko witwa kugira ngo nzabwire ababyeyi banjye bagushimire kuko umuye mu menyo ya rubamba. Umugabo nibuka ko yasetse inseko yoroheje cyane, arambwira ngo ntabwo ari ngombwa, ngo ababyeyi bawe ndabazi ngo nabo baranzi, ngo ntabwo ari ngombwa ko babwira izina ryanjye. None se nzabwiye ko ari nde wangiriye neza akankora igikorwa nk'iki? Naho ngiye se ho mbabwire kuri nde? Umugabo arambwira ngo yewe ngo baburetse ngo ejo ningaruka hano nzahaca mugihari, ngo nimuje gutaramani, ngo nzahanyura ariko manywa ngo nze nabo mbasuhuze, ngo noneho ngo nzakwibwira ngo nabo bazamenye. Nuko nanga kwensista cyane, ndavuga nti bya byose Imana iguha umugisha, ugiriye neza, sinzibagirwa ineza ungiriye. Nuko umugabo aragenda ati nawe Imana iguha umugisha. Hifi kuva ubwo munsi kugeza kuri uyu munsi sinigeze menya uwo mugabo. Narashakishije na moto ye nkayireba ngo ndebe ko ari isa nayo, magingo yandinzemo imyaka n'imyaniko umugabo siniye mumenya. Gusa naje gutekereza mutima wanjye mbibwira na papa na mama, barambwira ati ubwo ni umumarayika. Bati papa yari umuregio domari cyane, yakundaga Bikira Mariya, niwe wambwiye ati burya hari igihe ugera mu makuba akomeye Imana ikamanura umumarayika mu ijuru akaza akigira umuntu usanzwe uvuga ururimi rwawe, akaza akagutabara akakura mu kaga wari ugiye kujyamo, akaguha comfort ukeneye. Imana ni ukwidukunda. Muri make rero bakristo bavandimwe, nagira ngo nsindagire ku buhamya muvandimwe wanjye Ivona yabahaye. Ntimukihebe mu buzima, nimugera mu buzima mujye musenga Imana, uko manga uzakingurirwa. Imana izaguha umumarayika utazi yaturutse. Iyo moto siniye nyumva ihindira mu yandi makoni, numvise ihinda igeze iruhande rwanjye, mbona itara rigeze iruhande rwanjye, kandi nari mfukamye kuri icyo giti, nta handi hari nigeze mbona urwo rumuri. Uwo muntu na n'ubu ntabwo nigeze mumenya, gusa nemeye ko ari uwo Imana yohereje akigira umumarayika, akaza kuri moto akandepana, akanjyana aho nshaka, aho nagomba kujya, kandi nkagira amahoro, kandi akanga kunyibwira
nanjye mpora musengera mu mutima wanjye niba uri n'umumarayika wamanutse mu bwami bw'ijuru ukaza kuntabara, Imana ibiherwe icyubahiro, kandi nanjye Nyagasani umpe kuzabera abandi bantu abamarayika. Iryo ni ryo somo ry'uyu munsi. Twese twifuze kugira igihe twabera abandi bantu abamarayika. Mu gihe cy'amage gikomeye umuntu yihebye, ukamugirira neza ku buntu, byaba na ngombwa ntunamwibwire, Imana yo mu ijuru ikakwandikira amanota nk'ayo ngayo. Nibyo rero Mutagatifu Kizito Mihigo yakoze. Yakomezaga ahimba indirimbo za Kiliziya, akagirira neza abantu ku buntu, akagira igihugu cye ibyiza ku buntu, akabera abamarayika bagenzi be. Ngubwo ubutagatifu niyo nzira y'ubutagatifu. Natwe tuyiyemeze, dukore igihugu cyacu ibyiza, dukore Kiliziya ibyiza kandi ku buntu, tubere bagenzi bacu abamarayika, bityo tuzabihemberwe mu bwami bw'ijuru. Isomo rero rijyana n'ibi twize uyu munsi turarisanga muri Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 9 kujya kwa 15. Haragira hati: mwahawe ku buntu mutange ku buntu, ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu, ntimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwiye ifunguro. Aho mugeze mu mujyi cyangwa mu rusisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kwakira, maze mugume kugera igihe muzagendera. Nimugera iwe mumwifuriza amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahemo. Niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. Nibanga kubakira no kumva amagambo yanyu, muve muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi mukunguta umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira ukuri, ku munsi w'urubanza Sodoma na Gomora bizadohorerwa kurusha uwo mujyi. Murumva rero ko Nyagasani tugirire neza, nako bakristo bavandimwe, tugirire neza abantu Imana yaremye, kuko nta nubwo tuba tuzi niba atari intumwa z'Imana kuri twe. Tubagire neza ku buntu. Ahangaha Matayo nabubwiye ibiyanditse yerekanaga ukuntu intumwa zajyaga gukora ubutumwa ahantu batazi, bajyanye inkuru nziza. Bagomba kwakirwa n'abantu nk'aba ngaba bazi ko Imana ishaka ko tubera abandi abamarayika. Urabona Yezu yarababwiraga ati muzagire nta n'impamba mwitwaje, nta n'inkweto, habe na sandari. Urugo muzagiramo babakire, nibabakira muzabahesha umugisha. Ni ukuvuga ngo nubona abantu batungutse iwawe, jya ubakira ntugasuzugure. Nubwo baba bambaye nabi, nubwo baba basa n'abakene, ntubasuzugure, ubahe icyubahiro gikwiriye mwene muntu, kuko ntabwo uzi niba atari intumwa y'Imana kuri wowe, kandi nibaguhesha umugisha uzawuhabwa. Gerageza ubere abandi bantu umumarayika, ubakorera ibyiza ku buntu, ubereka ubuntu bukurimo, ubasangiza ubuntu Imana yaguhaye n'ibyiza Imana yaguhaye, ubagirire neza nta kiguzi. Bityo iminsi yawe iziyongera ku isi, kandi n'igihembo cyawe kizaba cyinshi mu bwami bw'ijuru. Bakristo bavandimwe rero, dutangire ubuntu kuko twaherewe ku buntu. Tugire urukundo rw'igihugu Imana yaduhaye, tugire urukundo rwa Kiliziya tubamo, tugire urukundo rwa bagenzi bacu, rw'imiryango yacu, inshuti zacu, ndetse n'abatwanga, tubagirire neza. Murakoze, murakarama. Tuzongera ejo. Yari Christina ubakunda cyane.